uyu mugore yaza mu ba mbere. Ni umugore ukora umunsi ku wundi kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Ni icyamamare mu gihugu cya Amerika. Azwi cyane cyane mu gukina amafilimi ndetse no kuririmba, afite impano idasanzwe. Jennifer Lopez. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibigwi by'uyu mugore. Ese ni muntu ki? Ni utuhe dushya yaba yarakoze? Tugiye kurebera hamwe ibintu 10 utari uzi kuri Jennifer Lopez. Icyo ngusaba ni ukubana nanjye. Nibutse ko iyi channel yitwa Rukezo. Tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari babakinnye amafilimi. Tukakubwira filimi bakinnye uburyo uteze byagufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwe n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Niba kandi subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera ubuzima n'amateka y'umunyabigwi Jennifer Lopez, umwe mu bagore b'ibyamamare bafite impano nyinshi. Uyu mugore ni umuririmbyi, akaba umukinnyi wa filimi, umubyinnyi ndetse n'umwanditsi w'indirimbo. Birenze ibyo kandi akaba ari umushoramari ukomeye cyane. Dore bimwe mu bintu bikomeye ku buzima bwe, impano ze. Gumana nanjye mpaka ino video irangiye, ukandire na share kugira ngo igere ku bantu benshi. Amazina nyakuri yitwa Jennifer Lopez, wiki New York muri Bronx. Yavutse ku itariki ya 24 Nyakanga mwaka w'1969. Afite inkomoko muri Puerto Rico. Yakuze akunda kubyina ndetse no kuririmba. Atangira urugendo rwe rw'ubuhanzi akiri muto cyane. Jennifer Lopez yatangiye kuririmba nk'umuhanzi wigenga mu mwaka w'1990. Nyuma yo kwamamara mu kubyina no gukina amafilimi, alubumu ye ya mbere On the Six yaje mu mwaka w'1999. Yarakunzwe cyane bitagira ingano, by'umwihariko indirimbo nka If You Had My Love ndetse n'indirimbo yitwa Waiting for Tonight. Nyuma yaho yagiye asohora alubumu zakunzwe cyane cyane zirimo nk'iyitwa GRO yasohoye mu mwaka w'2001. Yakubiyemo indirimbo zamenyekanye cyane cyane Love Don't Cost a Thing. Asohoye indi alubumu yitwa This Is Me. Iyi yasohotse mu mwaka w'2002. Harimo indirimbo yakunzwe cyane Jenny from the Block. Asohoye indi alubumu yitwa AKA yasohoye mu mwaka w'2014. Harimo indirimbo yamenyekanye cyane Bot yakoranye n'icyamamare IG Azalea. Ubu Jennifer Lopez amaze kugurisha miliyoni zirenga 80 z'amajwi ku isi yose. Jennifer Lopez yabaye umwe mu bagore ba mbere bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo babaye ibyamamare muri Hollywood. Yatangiye muri filimi zitandukanye nk'umubyinnyi, ariko yaje kwamamara cyane cyane muri Selena mu mwaka w'1997, aho yakinnye nk'umubyinnyi Selena Quintanilla Perez. Izi ni zimwe muri filimi ze zakunzwe cyane cyane Made in Manhattan yakinnye mu mwaka w'2002, Monster in Love yakinnye mu mwaka w'2005, Hustler yakinnye mu mwaka w'2019. Yatumye anahatanira ibihembo bikomeye. Uretse ibintu byo kubyina no gukina amafilimi, uyu ni umushabitsi ukomeye cyane. Jennifer Lopez ni umushoramari ukomeye. Yashinze uruganda rw'imibavu, yinjiye no mu mwuga w'imideri. Yafunguye ibigo by'imyidagaduro nka New York Production, ashyiraho n'ibikorwa by'ubugiraneza bifasha abana n'abagore. Dore bimwe mu bikorwa bikomeye byazamuye izina rye cyane cyane ku ruhando mpuzamahanga. Yabaye umuhanzi wa mbere wa Latina wacurujwe cyane cyane muri Amerika. Niwe mugore wa mbere wahawe miliyoni y'idolari mu gukina filime.
yagize igitaramo cy'amateka muri Super Bowl mu mwaka wa 2020 aho yaririmbanaga na Shakira. Jennifer Lopez ni icyitegererezo cy'umugore udacika intege, ufite impano zihebuje kandi uzi ko yakoresha ubuhanga bwe mu nzego zitandukanye. Ku myaka irenga 50 aracyari umwe mu byamamare bikomeye kandi bitanga icyizere ko iterambere rishoboka. Uyu ni umugore udasanzwe. Wakoze kunkurikira. Watubwira muri komenti umuntu twazagukoraho ubutaha. Hamagara Gustave niko nitwa. Niba iyi video yagushimishije, isharinge bagenzi bawe, ukande na like kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi. Ciao ciao, hasta la vista.